ku munsi w'ejo rero umutoza utoza ikipe ya Peri yitwa Taleb Abdrahim bo rwose ari kwitegura kujya gusari ijuma. Uyu mutoza rero hari byinshi cyane yatangaje agaruka ku bayobozi ba ekipe ya Peri, arayivuga rwose ayivuga ibigwi. Reka twumve icyo yatangaje ku munsi w'ejo uyu mutoza w'umwarabu Taleb utoza ekipe ya Peri, tugaruke twongera kubiganiraho. Bon, vous savez, la paire, c'est un club qui est condamné à gagner. Bon, celui qui viendra à la paire, il va reconnaître que la paire... APR FC ifite intego yo gutsinda, ni ikipe isabwa gutsinda. Uwinjiye muri APR agomba kumenya ko ari ikipe ishaka gutsinda, ishaka kwigaragaza ku rwego rwa Afurika, gukina amarushanwa yose no kwitwara neza. Nanjye nibyo nzakurikiza. Gusa icyo nabonye nuko nyuma yo kuganira n'abayobozi n'abafana, icyo bashaka ntabwo ari ugutsinda gusa, barifuza no gutsinda mu buryo bubereye ijisho. Bashaka ikipe ikina neza, ifite uburyo igaragaza ishusho ya nyayo. Niyo mpamvu nashyize imbere uburyo bushya bwo gukina, uburyo busaba igihe, busaba n'imyitozo myinshi, busaba gutegura abakinnyi mu mitekerereze, mu mubiri no mu buhanga. Un système adéquat qui est difficile, qui demande beaucoup de temps pour que la paire doit être présent sur le plan technique, technico-tactique, sur le plan mental et sur le plan physique. Donc voilà, la paire maintenant, c'est vrai, mon problème et mon adversaire maintenant c'est le temps, mais on a gagné beaucoup de temps. Birumvikana uwo mpanganye nawe bwa mbere ni igihe, ariko n'ubundi tumaze igihe, hashize ukwezi twitoza kandi abona ikipe itera imbere umunsi ku wundi. APR yanjye ni ikipe isatira, ikina yitanga, ifite uburyo bwo gukina bwubakiye ku guhuriza hamwe, aho ubona bubaha amahame ya APR FC. Ibyo byose ni akazi dukoraho n'abo dufatanyije, aho dushyira imbaraga mu bice byose. Birumvikana turi hano kugira ngo dutsinde. Buri mutoza wiyubaha agomba kugira intego, agomba gukora cyane, agomba gushyira imbere ikintu kiruta ibindi, aricyo ntsinzi. Gusa muri APR FC uba ugomba gutsinda ariko wanakinnye neza. Mais en parallèle, la paire a été condamnée à jouer et à gagner. Vous savez, moi j'ai entraîné le Wydad de Casablanca. Notre derby c'est le Raja de Casablanca. Moi j'ai fait 25 derbys. Donc j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine. Les derbys ça se gagne au terrain, pas au café. Yewe natoje Wydad Casablanca, aho twahuraga na Raja Casablanca kenshi. Natoje amaderbi 25 yose, maze kumenyera ino mikino. Amaderbi ntabwo atsindirwa ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo ni mu kibuga. Bisaba gutegura abakinnyi mu mutwe no kwiga kuba muhanganye ukareba intege nke ze. Njyewe narebye finale igikombe cy'amahoro kuko guhera muri Werurwe narimo mvugana n'ikipe, aho narebye imikino nk'icumi ya nyuma ya APR FC, harimo n'uwa nyuma w'igikombe cy'amahoro. Ku bwanjye imikino irasa, ntabwo derby yihariye. Muri APR FC imikino yose ni derby, nta mpamvu yo gusuzugura ikipe. Umukino wacu na Rayon Sport uzaba ari mwiza, ni derby abafana bazishimira. Rero nubaha ikipe ya Rayon Sport, ni ikipe nziza. Narebye imikino yayo, ariko na APR FC muyibuke ni ikipe ikomeye. Ni umukino uzakinwa iminota 90, aho ikipe izubaha amabwiriza ikanitegura neza mu mutwe izatsinda. Ndizera ko ari APR FC. Twebwe tuzajya mu mukino tugiye kuwutsinda, ntabwo ari ukwifotoza. Hari byinshi twahinduye mu myumvire muri APR FC ndetse n'ibijyanye na tekinike n'amayeri y'umukino. Rero tuzajya gukina umukino wacu aho twizera ko isifura ya nyuma izavuga aricyo twatsinze. Niyo ntego yanjye. Twe turiteguye. Au coup sifflet final, au départ et au coup sifflet final. Yes, ngo rero kocha Taleb ni ikiganiro yagiranye n'umuvandimwe Jado dukuze kuri channel ya YouTube ya APR Football Club. Ikirimo kocha rwose urumva ko ari umuntu ushobora kubaze kuganira nk'imfura, urumva ko afite ibiganiro byiza cyane bya diplomasi. Ariko umukunzi wa Peri aravuga ati yaba ari championnat match 3 zitambutse ubwo na manota 9 afite amabiri. Urumva aravuga ati rero rwose byaba byiza birushijeho kugenda neza mu kibuga kurusha amagambo. Icyo yakivuzeho ku bantu baze kumva ikiganiro cyose yahaye dukuze, avuga ko icyo ari gukora muri AP muri iyo pre-season ni uburyo bwo kubaka uburyo bw'imikinire, abakinnyi kumenyerana, gukora ama partnership, kumenya ngo muri mediane wenda abakinnyi batatu nakinisha bagakina neza naba ije agahindura cyane
cyane muri defense akavuga ati se ni Yunus na Clement cyangwa se wenda ni Clement na Swane, muri mediane se wenda Sekiganda naza azajya abari kumwe na Dawo na Dauda, gutyo nyine avuga ko buriya ubundi kipe iba ikeneye iminsi 40 ya pre-season, bifata byibura hafi ukwezi n'igice kugira ngo ikipe ibe yamaze kumenyerana gukora kuri condition physique, nyuma kazanamo amayeri y'umukino, hanyuma bagatangira gukina imikino ya gishuti mpaka bagiye gukina champion cyangwa se bagiye gutangira saison, bifata iminsi 40 kandi wanamwumva ubwo nyine yagira ngo abwira abafana b'ikipe ya APR bavuga ko kuba wenda mu mikino ya gishuti ikipe itari kwitwara neza nta kibazo cyangwa se nta byacitse muri APR, ahubwo ucyakora nyine ari kugira ngo amenyereze ikipe. Ariko kandi yavuze ibindi bintu bikomeye cyane, avuga ko burya ikipe ya APR arayizi kuko yatangiye kuyikurikira mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimo, bivuze ngo yatangiye kuyireba mbere yuko shampiyona irangira habura amezi byibura nk'atatu. Birumvikana ko ari ikipe azi, binavuze ko burya yamenye ko azatoza ikipe ya APR mbere mu gihe twese tutari tuzi uzaza, twavugaga benshi ariko we yarabizi, anareba match yabahuje ku gikombe kuri finale y'igikombe cy'amahoro bakina n'ikipe ya Rayon Sport. Ava ko yarebye uburyo bakinnye, azanabishingiraho kuri match ya derby kuko nacyo dukoze yakimubajije amubaza wenda uko ari gutegura match ya Rayon Sport, aramubwira ati maze gukora derby 25, maze gutoza imikino ya derby 25 haba mu gihugu cya Morocco. Urabizi ko Raja Casablanca na Wydad n'amakipe ahangana kandi yazitoje. Ubwo rero akamuga ati niba hari ikintu nzi gutoza cyane cyangwa se nzi kwitwaramo neza n'imikino ya derby nk'iyi ngiyi, akavuga ko rero yizeye neza adashidikanya ko ubwo iminota 90 y'umukino izaba irangiye kuri Super Coupe, umusifuzi ahushye mu ifirimbi izaba ari insinzi ya APR, anabihamya cyane ubona naseka, ubona ko nyine yizera cyane ikipe ye. Gusa nyine Samir ntabwo wenda yaza kumvikana n'abareye kuvuga ko azatsinda byoroshye cyane ikipe ya Rayon Sport cyangwa se kuba amaze gutoza amaderby menshi bizamworera gutsinda ikipe ya Rayon Sport, ariko nyine yayitangarije yayibwije kuri nk'umuntu uri mu mwanya mwiza wo kwitangariza. Umutoza abafana ba APR bataraha icyizere 100% kuko imikino ya gicuti yari yatangiye neza, atsinda za Gasogi ibitego 4, ariko kunganya na Gorira bagakina undi mukino ukurikiyeho nabwo ntayitsinde, noneho ubwo bwa kabiri akayitsinda yishyura, byatumye abafana ba APR batangira kugiramo ubwoba. Noneho systeme y'imipangire je bundi yarashyizemo abataka bose aba nimero 9 yabashyiriye rimwe mu kibuga, abafana ba APR bakaba bati oya arimo arapanga equipe mu buryo butari bwiza, maybe ntabwo arayimenya neza. Ariko buriya ibi byose bya pre-season ushobora kwitwa neza muri pre-season ugatsinda, ariko watangira ugatangira ukina nabi kuko ndibuka ari igihe Musanze yajyaga kubi ya gatatu muri shampiyona cye pre-season imikino yose irayitsindwa, ariko match ya mbere bagiye gutsinda Etoile de l'Est ibitego 5 iwayo. Nekereza ko pre-season ni kimwe, ni byiza kwitwaramo neza kuko bitanga icyizere ku bafana cyane cyane muri abafana bacu bo muri amateri baba batareba detail kuri detail, ariko nanone ikigira agaciro cya mbere ni Super Coupe niyo ya mbere kuko ni competition, agakomereza no muri iyi mikino nyafrika bazamenya ikipe bazahura nayo ku munsi w'ejo. Kanakse yavuze keza wenda kuvana pressure ku bafana, anavuga ngo abafana ba APR bamaze iminsi binubira imikinire yayo cyane cyane nko ku Thierry Froger, haza Darikonovic watsindaga mu by'ukuri nakadakomveka cyangwa se atari umukino wo kwataka cyane n'ibitego byari bike kimwe ariko basoje imikino 15 y'igice cya mbere cya shampiyona bamaze gutsinda ibitego 18, ibitego bike cyane 15. We rero yavuze ko ikipe ye ari ikipe iba yataka, ikina yataka cyane n'ibitego byinshi, kuko rero mpamvu apanga bataka batatu. Nabonye akantu k'ubumenyi yabanje kugacaho umurongo, akantu k'ubumenyi uri yatangaje ko atari n'umutoza gusa ngo ni n'umwarimu w'abatoza. Batangaje hari n'amahugurwa yagiye agirana n'abatoza bakomeye ku mugane wa Afrika, barimo ba Reisse watozaga ikipe y'Igihugu ya Senegal, barimo ba Pitso Musimane watozaga Mamelodi Sundowns. Akantu k'ubumenyi ko yaciye akarongo ko ubumenyi abufite. Umutoza rero apera abantu bamwegereye badukuze bamubwire ko ubwo bumenyi n'abadiplome ibyo ntabwo ibyo bifite agaciro. Ibifite agaciro ni resultat zakura kwa Mukura, ni resultat zavana ku Mahoro, ni resultat zavana kuri Pere n'andi hose. Resultat ni kuri Ruhangwa mbone cyane impapuro adiri yaje nta mpapuro afite, ariko abafana ba APR baragiye bamwiyungaho baramukunda, azi kwita umusubirizo. Erega reka turebe izi match enye zitambutse, si match ya Gasogi yego 4-4 match ya mbere ya Gorira 2-2, ubwo novuga ngo mwizamu yinjijemo 6 sibyo. Gasogi Gorira bahise bakinamo n'Intare bayitsinda ibitego 4 Ntare rero Intare ntago reka tuzi kwa magaci, reka twite tugaruka kuri Gorira rero kimwe ubaze Gorira kimwe ngo ni 7 yinjijwe 3